Ibihe byiza aho muherereye hose, mukomeze mugubwe neza cyane. Muri kamera zanyu ni Gisenyi Komisiyoneri, tuje kubereka inzu iri mu kagari ka Buhaza mu mudugudu wa Murambi. Iyi nzu tuje kubereka ni inzu nziza yubatse mu buryo bwa toiture caché, ifite ibyumba bitatu na salon, salle à manger, salle de bain imwe, ikagira parikingi y'imodoka ebyiri. Ifite ibikoni hanze na douche na toilette byo hanze. Karibu tubereke imbere mu gipangu. Baza kubereka imbere ukuntu hameze neza cyane, hafite design ya gypsum nziza pe, kandi no mu byumba hameze neza cyane. Iyo tuvuye hano duhita twerekera mu gikari aho tubona douche na toilette zo hanze. Aka kazu ni keza, murebe masitike yako n'amarangi yako, nta bikabyo birimo, kandi murabona ko kari ahantu heza. Nabereke ibisenge by'amazu bitwegereye ukuntu bimeze neza cyane. Ni ahantu heza kandi buri muntu wese twamwifuriza kuza gutura aha hantu. Tubibutsa ko nanone mbere y'uko tujya mu gikari, ibiciro by'ahantu ni $47,000,000 z'amanyarwanda. Hashobora kugaragaramo ibiganiro bitewe n'ukuntu haraguma ku isoko, kuko uko wahagereka niko hagenda hiyongera cyane. Karibu mu gikari. Uyu undi muryango werekera mu gikari uvuye mu nzu. Uyu muryango iki ni igikoni cyo hanze. Hafi n'igikoni cyo hanze hariho douche na toilette byo hanze ndetse n'akadeko. Uriya muryango uri hafi na firigo nawo ni umuryango usohoka hanze unyuze mu gikari. Reka dusoze video tubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Muhamagare kuri 078 300 875. Sura imbuga zacu, sura ibikorwa byacu, kandi umuntu wabuze amazu muri Gisenyi Komisiyoneri ntabwo aba yabishatse. Umuntu wabuze ikibanza nabyo nuko. Umuntu wabuze ikibanza cyo ku mazi rwose azatubeshya ibindi, kuko turahari ku bwanyu. Dufite ibintu byinshi muri uyu mujyi wa Gisenyi, kandi nimwe bafatanyabikorwa bacu ba mbere. Tunabashimira ubufatanye mugenda mutugaragariza. Turabakunda cyane. Ibihe byiza.